Ngugi wa Thiong'o yanditse igitabo cyitwa Petals of Blood cyangwa se uduce tw'uturabo tw'amaraso. Iki ni igitabo yasanishije n'imibereho y'Abanyafurika nyuma y'ubukoloni. Ni akarengane yagaragaje muri iki gitabo. Uyu Ngugi wa Thiong'o yavukiye muri Kenya mu mwaka w'1938. Ni umwe mu banditsi bakomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Yanditse cyane cyane ku ngaruka z'ubukoloni, akarengane, ubusumbane ndetse n'ubuzima bw'abaturage nyuma y'ubwigenge. Ngugi yigeze gufungwa muri Kenya azira ibitekerezo bye. Ngugi kandi yahagaritse kwandika ibitekerezo bye mu Cyongereza, ahubwo atangira gukoresha ururimi rw'Igikikuyu. Ibi yabikoze kugira ngo arusheho guteza imbere umuco w'Abanyafurika. Petals of Blood ni igitabo cyasohotse mu mwaka w'1977. Iki ni igitabo kigaragaza yuko nubwo ibihugu byo muri Afurika byinshi byabonye ubwigenge, gusa akarengane ndetse n'ubukene no kubaho nabi byarakomeje muri ibi bihugu. Abakire ndetse n'abanyapolitike bakomeje gukandamiza abaturage. Iki ni igitabo dusangamo abantu b'ingenzi aribo Munira, Wanja, Abdullah ndetse na Karega. Iki gitabo kandi gishingira ku nkuru ibera mu gace ka Irimrogi. Muri Irimrogi abantu 3 bakomeye barapfuye batwikiwe mu nzu. Polisi yahise itabara, ihita itangira gukeka uwitwa Munira, Wanja, Abdullah ndetse na Karega. Mbere y'uko aba bantu 4 batangira gukekwa, dore uko bari babayeho. Munira agera Irimrogi yaje ahunga ubuzima bubi. Mbere y'uko agera Irimrogi yarabayeho mu bukene cyane mu muryango w'umwanga. Hanyuma yaje kwigisha mu gice cyo mu cyaro cya Irimrogi. Naho yasanze ubukene bukabije, gusa yasanze abantu bafite inyota y'impinduka. Muri Irimrogi yasanze nta muhanda uhari, nta mazi ahari, nta mashanyarazi, kidafite amashuri ahagije, kandi kino cyaro cya Irimrogi cyari cyugarijwe n'inzara. Munira nubwo ari mu ishusho y'umwarimu, bino bigaragaza Abanyafurika bose muri rusange, aho bakunze kwimuka mu duce tumwe na tumwe bajya mu tundi, naho bagerayo ubuzima bukakomeza kubagora. Witwa Wanja we yari afite ubuzima bwuzuye ibikomere. Uyu ni umugore wari warashutswe n'umugabo we, hanyuma akaza kumuta. Uyu ni umugore wagerageje gucuruza ariko agahomba. Gusa nubwo yari afite ibyo bibazo byose, yari umuntu ukunda gukora w'umunyembaraga, afite ubwenge kandi nanone ashaka impinduka. Uyu Wanja yashutswe n'abakire bamukoresha mu nyungu zabo, yabaye igikoresho. Gusa nyuma baje kumutererana. We icyo yarwanaga nacyo ni ukurwana no kubaho. Aka gace ka Irimrogi gatangiye gutera imbere ho gakeya. Wanja yatangiye kubona yuko ubucuruzi bw'akabari aribwo bwagenda. We yishakiraga amafaranga. Ubu bucuruzi nibwo yagiyemo, hatangira gucuruza inzoga, ariko kandi mu kabari ke katangiye gukorerwamo uburaya bukabije. Gusa Ngugi we nta mucira urubanza, ahubwo uyu Wanja amugaragaza nk'undi munyafurika wese cyangwa se undi muntu wese uri kurwana n'ubuzima, agakoreshwa n'abakire kubera igitutu cya capitalism, bikazarangira babakire batumye abaho nabi bitewe n'ibyo bamwijeje bakamuhemukira. Undi muturage Ngugi yagaragaje muri iki gitabo cye ni Abdullah. Abdullah ni intwari y'igihugu. Uyu yarwanye ku bwigenge bw'igihugu, gusa icyaje gukurikiraho igihugu cyaramwibagiwe. We yari yizeye ubutaka, icyubahiro ndetse n'ubuzima bwiza nyuma yo kurwana, gusa ntabyo yabonye, ahubwo yahakuye ubumuga ndetse n'ubukene, asigara abeshejweho n'ubucuruzi bwa nice nikize. Iyi ni ishusho y'abarwanya urugamba, uko batsinda mu ntambara barwana nyuma bakazibagirana. Bo noneho mu gihe cy'amahoro ugasanga nibo bantu batsinzwe. Ibintu bikunze kubaho muri Afurika, abantu benshi ugasanga bararwanye, bafite byinshi bavunikiye ariko badashobora kubitunga. Undi muturage Ngugi agaragaza utuye Irimrogi ni Karega.
Karega we amugaragaza nk'umunyabwenge bwimbitse, uyu amugaragaza nk'umuntu w'umuturage uyoboye abandi mu gushaka impinduka. Uyu Karega agerageza kwigisha abandi amateka nyayo y'igihugu ndetse n'aho baturutse. Agerageza kandi kwigisha abaturage uburenganzira bwabo, akagaragaza uburenganzira bw'abakozi ndetse akaba azi byinshi ku bukungu. Kubera ibyo byose atakaza akazi kubera yuko ababosi batamwishimira. Gusa Ngugi agaragaza yuko umuturage nk'uyu aba ari uhagarariye ejo heza hazaza, kubera yuko abaturage bose baramutse batekereza neza nk'uyu bagera ku bwisanzure bwuzuye ndetse n'akarengane kagacika, bityo bagatera imbere bose. Rero Irimuroge haje kubaho urugendo rwo gusaba ubufasha. Ni urugendo rwakozwe n'abakene kubera inzara nyinshi, ibibazo by'uruhuri cyane cyane bishingiye ku bukungu. Abaturage bafashe icyemezo cyo gukora urugendo bakagana ku bayobozi bajya kubabwira ibyifuzo byabo. Nyuma y'urwo rugendo rero Irimuroge yatangiye gutera imbere. Gusa iryo terambere naryo ryaje rizanye ibibazo byinshi, aho Irimuroge hatangiye kuza amabanki, haza inganda, haza ubucuruzi, imihanda irakorwa, amazi, amashanyarazi, amashuri, ibitaro byose birahaboneka. Gusa ibyo byose nubwo byaje, n'ubundi wa muntu wari ukize ufite byinshi niwe wakomeje gutunga ndetse akagenda abona n'amahirwe yo kurushaho kongera wa mutungo we. Abandi bari abakene nabo bakomeje gukena. Ibintu Ngugi yerekanye yuko ari nk'ubukoloni bushya, capitalism yiganje henshi mu bice bya Afurika. Iyi ni ubukoloni bushya, ntabwo yorohereza namba abashaka kuzamuka cyangwa se abakene. Ukize kabone nubwo ataba akora cyane kurenza abandi niwe ugomba gukira, naho ukennye nawe agomba gukomeza agakina. Irimuroge imaze gutera imbere cyangwa se imaze kuzamo ibikorwa remezo, habonetsemo abagabo batatu bakomeye b'abakire. Uwitwa Kirimeliya, uyu yari umugwizatunga. Uyu kandi niwe wangije ubuzima bwa Wanja ubwo yari akiri muto. Yaramushukashutse ubwo yari akiri umukobwa yiga akifite inzozi. Yamwijeje ibitangaza no kuzabaho neza, hanyuma amufata ku ngufu, yamuteye inda, hanyuma aramuta. Wanja yahise ava mu ishuri ajya mu buzima bwo guhiga, aho yashakishaga uko abaho. Uyu niwe wabaye intandaro y'ibikomere byose bya Wanja. Gusa Wanja yari afite umuderegiteri cyangwa se umuyobozi w'ikigo nawe utaramworoheye, yitwaga Cuyi. Yari umuyobozi w'ikigo aho Wanja yigaga. Yari azi amateka yose ya Wanja ndetse amenya n'ibyamubayeho, kubera yuko yari aziranye na wa mugabo. Yarabirebereye, Wanja arengana bireba. Uyu muyobozi w'ikigo nawe yakomeje gukira, akirira muri sisiteme nshya y'ubukungu. Muri aka gace kandi harimo n'undi mugabo w'umukire cyane, yari umuyobozi wa banki, yitwaga Muzigo. Uyu niwe wari uzi uburyo bwose abaturage basahurwa amafaranga yabo. Uyu kandi nawe yari yarigwijeho imitungo, yarakize cyane. Mu gace hose bari bamuzi. Iri ryari itsinda ry'abagabo batatu bakorana baziranye. Noneho umunsi umwe abo bakire batatu b'Irimuroge baje kujya mu kabari ka Wanja. Wanja yari yaratangiye gutera imbere, akabari ke kitwaga Sunshine Lodge. Baje kwishimira ibyo bagezeho ndetse no kwishimishiriza ku bagore babonekaga muri aka kabari. Wanja yari abazi, gusa bo ntago bari bamuzi. Wanja yahise abona neza yuko ari ba bagabo bamuhemukiye. Aba bagabo nubwo bari abakire ntago bakundwaga muri sosiyete. Abantu benshi barabangaga bitewe n'uburakari bari babafitiye kubera kubateza ubukene. Ya nzu ya Wanja bari barimo yaje gufatwa n'umuriro, irakira kongoka. Nabo baje kuhasiga ubuzima. Gusa ntago hamenyekanye ngo ninde wabatwitse. Gusa icyari kiriho n'ubundi nuko batari bishimiwe. Haketswe yuko babatwitse kubera yuko bari barabakandamije cyane kandi bashakaga kwihorera. Niyo mpamvu dutangira kino gitabo. Polisi iri gufata uwitwa Munira, Wanja, Abudura ndetse na Karega. Iki gitabo gikwiye kudusigira isomo yuko nubwo ubukoloni bwagiye,
gusa bugikorwa mu buryo runaka. Hariho ubukoloni bushya aho abanyafurika bagenzi bacu bamwe bakoreshwa ku nyungu z'abandi bakire cyangwa bagakoreshwa n'ibihugu bikize bakaduhohotera bagatuma turushaho kubaho nabi. Iki gitabo kandi kitwereka ko abanyafurika tugituye mu ngaruka z'ubukoloni, aho usanga tugendera ku miyoborere y'ubukungu iva mu bihugu bikize, capitalism, aho usanga umukire akomeza agakira naho umukene agakomeza akarwana n'ubuzima. None se niba ibintu bimeze gutya, ubwo impinduka zizava he? Umwanditsi agaragaza yuko igisubizo kiri muri Karega w'umunyabwenge wabyutse agashaka guharanira uburenganzira bwe, akagendera ku mateka ye kandi akarwanya akarengane. Reka nizere yuko hari isomo kino gitabo kigusigiye. Niba uri mushya hano ntiwibagirwe gukanda subscribe. Nitwa Aimable Niyongira, unyemerere duhure ubutaha.